Yesu nongeye kugwa ikaze mu kiganiro cyacu Inzira y'Umusaraba. Niba uri umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, bana natwe mu iki kiganiro Inzira y'Umusaraba, nkubwira yuko ahangaha nuzaza usanga amakuru menshi ubutamenye kuri filime Inzira y'Umusaraba, nuzaza usanga byinshi ubutamenye kuri filime Inzira y'Umusaraba. Ahangaha niho twicara tukaganira kuri filime Inzira y'Umusaraba neza gatanuko, kandi amakuru ubutamenye, ibyo ubutamenye, byinshi ubutamenye urabibwirwa hano kuri YouTube. Niba rero umushyashya kuri YouTube, ndakurarika kugira ngo ukore subscribe, ufungure all notification kugira ngo tujya dushyiraho video cyangwa se ikiganiro ujye tukibona mu bambere. Yes, twihuse cyane, twihuse nta gutinda. Mu rugo kwa Nyiranambara umuriro watse, kwa Nyiranambara umuriro watse, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bihangayikishije umuntu bita Rugema, ni ibintu bihangayikishije umuntu bitwa Fabiola, ni ibintu bihangayikishije umuntu bita Nyiranambara. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bagiye batara comment bambaza ngo ese biriya bintu bimeze bite ko twabonye umuntu bita Rugema aryamanye na Fabiola, kuko byanyabyo umuntu bita Nyiranambara akabafata, koko yarabafashe cyangwa ni inzozi za Rugema ko twabonye Rugema ashidukira hejuru? Reka mbabwire ikintu kimwe, Rugema yararyamye ararota. Icyo nicyo kintu mwari mutegereje kumva. Yararose arota aryamanye na Fabiola, hanyuma umuntu bita Nyiranambara arabafata. Amaze kubafata, mwabonye ukuntu umuntu bita Rugema ubwoba yahise ahinda, yahise avuga uti noneho byange binoge umuntu bita Nyiranambara aranyica, aranyirenza. Babwije ukuri, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Bivuze ngo byange binoge ubwo umuntu bita Rugema yarose ziriya nzozi bigiye gusohora, kuko mwabonye umuntu bita Nyiranambara igitutu afite mu kumenya umuntu wateye inda Fabiola. Kandi ku rundi ruhande mwabonye umuntu bita Fabiola nawe, umuntu bita Nyiranambara akimara kubafata baryamye mu buriri, mwabonye ukuntu Fabiola yaguye gitumo, yabuze akwirwa. Ni handi bavuga ngo isi kwikaragera ikagufungira amaferi. Mwabo yabuze ahantu kwirwa, bakibafata bari mu byishimo byabo, bari banezerewe, bari mu byishimo byabo. Mwabonye ukuntu umuntu witwa Fabiola yabuze ahakwirwa. Nyaboneka nawe uguwe gitumo uri mu buriri n'undi muntu, kandi noneho bimeze kuriya, hagati yanyu mufitanye amasano, byaba ari ikintu gikomeye cyane. Umuntu witwa Nyiranambara yarabafashe, Rugema arangije atekereza ukuntu Nyiranambara bafashe, ukuntu biri bugende, ukuntu agiye kubyitwaramo, biramuyobera cyane. Babwije ukuri rero, umuntu bita Nyiranambara byange binoge agiye kumenya ukuri kuri hagati ya Rugema na Fabiola. Byange binoge ukuri kugiye kumenyekana ubwo umuntu bita Rugema yabirose, nta hantu biri bucikire, kuko Nyiranambara afite umurego, afite n'umuvuduko wo kumenya umuntu wateye inda Fabiola. Kandi mwibuke neza, umuntu bita Fabiola yabwiye Nyiranambara ati njyewe ntabwo navuga umuntu wanteye inda umugabo wawe ataragera no, kuko umuntu wanteye inda aramuzi, baraziranye. Bivuze yuko mu yandi magambo, nk'umuntu mukuru, umuntu bita Nyiranambara yahise atekereza ko umuntu wateye inda Fabiola ari Rugema, kandi nawe wabikeka. None se niba Fabiola atarigera agasohoka igipangu, niba Fabiola atarigeze aho nta muhungu yahuye nawe, atarigeraga ava hariya mu rugo, ninde muntu wakeka ko yaba aramuteye inda? Yayinyweye mu mazi se byagenze bite? Aho ngaho niryo hurizo riri umuntu bita Nyiranambara ari kwibaza. Nanjye nkababwira ngo mutegereze gato, inkuru rugiye kwaga hagati ya Nyiranambara na Fabiola na Rugema. Mu kandi kanya rero mwabonye ukuntu mu kandi gace mwabonye ukuntu bita Isimbi yagiye kwa Cyusa, akiyabonesha kwa Cyusa akimara kumva amakuru yuko umuntu bita Cyusa agiye kwerekana umuntu yakunze hagati ya Isimbi na Fabiola. Mwabonye ukuntu rero umuntu bita Isimbi yagiye kwiyabonesha mbere, ajya kwa Cyusa aramuhobera, agira ate ndagushimira rwose, ntuzankoze isoni, umbabare rwose, ntuzankoze isoni, uzaze niseka ninjye uzahitamo, ibintu nk'ibyo bla 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 bla. Ariko mbabwije ukuri, umuntu bita Isimbi, umuntu bita Cyusa ntabwo yumvamo Isimbi cyane.
twitegereje neza umuntu bita intare y'ingore cyangwa se Nyiranambara. Mwabonye ukuntu yabwiye umwana w'umukobwa witwa Iribagiza na Kanyana, arababwira uti igihe kirageze kugira ngo umuntu bita Cyusa aze kwerekana umuntu yakunze hagati Iribagiza na Isimbi. Mwebwe sinzababone muri uriya munsi, muzamuri hano muri koza amasahani mwoza ibyombo mwatunganyije, sinzababone. Ariko bibagije neza ko umuntu bita Cyusa akunda Iribagiza. Natabona umuntu bita Cyusa, natabona umuntu bita Iribagiza muri uwo munsi, azabisesa, azabaza umuntu bita Iribagiza. Ibyo mwebwe siko mubitekereza, kuko umuntu bita Cyusa akunda Iribagiza ku rwego rwo hejuru. Bivuze ngo rero bararuhira ubusa, umuntu bita Iribagiza agomba kwegukana Cyusa. Reka dusigare dusengera umwana w'umukobwa bita Iribagiza, dusengera umuntu witwa Rugema, kuko Rugema we afite ibibazo bikomeye cyane na Fabiola we ndakeka ko ari ingaruka z'ubugome z'ubuhemu ziri kumugaruka. ahubwo dusengera Rugema biragenda bite, arabyitwaramo gute? Reka duhurire kuri episode igiye gusohoka mu kanya, turebe se biri buze kuba bigenda bite. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku wundi, isaha 5 kuri 5 umunota ku munota. Yes, ni umukunzi wa filime z'Umusaraba, kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, kandi ibitekerezo byawe biradufasha cyane. Ciao, reka duhure muri episode ya mukanya turi kumwe.